Tugiye gusoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, igice cya 8 guhera ku murongo wa 21 kugeza kwa 59. We are going to read the Gospel according to John, verses 21 through 59. Nuko yongera kubabwira ati, ndagenda kandi muzanshaka, nyamara muzapfana ibyaha byanyu. Aho njya ntimubasha kujyayo. Abayuda barabazanya bati, mbese aziyahura? Kuko avuze ati, aho njya ntimubasha kujyayo. Arababwira ati, mwebwe mukomoka hasi, jyewe nkomoka hejuru. Mwebwe muri ab'isi, ariko jyewe sindi uw'isi. Nicyo gitumye mbabwira yuko muzapfana ibyaha byanyu, kuko nimutizera ko ndi we, muzapfana ibyaha byanyu. Baramubaza bati, urinde? Yesu arabasubiza ati, nduwo nababwiye bwa mbere. Mfite byinshi byo kubavugaho, mbaciye urubanza, ariko uwantumye ni uw'ukuri, nanjye ibyo namwumvanye nibyo mbwira abari mu isi. Ariko bo ntibamenya yuko ababwiye se. Nuko Yesu arababwira ati, ubwo muzamanika Umwana w'umuntu, nibwo bazamenya ko ndi we, kandi ko ari ntacyo nkora ku bwanjye, ahubwo yuko uko Data yanyigishije ariko mvuga. Kandi uwantumye turi kumwe, ntiyansize jyenyine, kuko mpora nkora ibyo ashima. Avuze atyo abantu benshi baramwizera. Nuko Yesu abwira Abayuda bamwemeye ati, nimuguma mu ijambo ryanjye, muzaba abigishwa banjye nyakuri. Namwe muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzababatura. Baramusubiza bati, ko turi urubyaro rwa Aburahamu, akaba ari ntabwo twigeze na hato kuba imbata z'umuntu wese, none uvugiye iki ngo tuzabaturwa? Yesu arabasubiza ati, ni ukuri ndababwira yuko umuntu wese ukora ibyaha ari imbata y'ibyaha. Imbata ntiba mu rugo iteka, ahubwo mwene nyirarwo niwe urugumamo iteka. Nuko umwana nababatura, muzaba mubatuwe by'ukuri. Nzi yuko muri abuzukuruza ba Aburahamu, ariko murashaka kunyica, kuko ijambo ryanjye ridafite umwanya muri mwe. Jyeho ibyo nabonanye Data nibyo mvuga, kandi namwe nuko ibyo mwumvanye so nibyo mukora. Baramusubiza bati, Aburahamu niwe data. Yesu arababwira ati, iyo muba abana ba Aburahamu koko, muba mukora nk'uko Aburahamu yakoraga. Ariko none dore murashaka kunyica, kandi ndi umuntu ubabwiye iby'ukuri, ibyo numvise ku Mana, nyamara Aburahamu we ntiyagize atyo. Ibyo mukora ni nk'ibya so. Baramubwira bati, ntituri ibibyarwa, ahubwo dufite Data umwe ari we Mana. Yesu arababwira ati, iyaba Imana iyo ari so, muba munkunze, kuko naje nkomotse ku Mana. Sinaje ku bwanjye, ahubwo niyo yantumye. Ni iki gituma mutamenya imvugo yanjye? Ni uko mutabasha kumva ijambo ryanjye. Mukomoka kuri so Satani, kandi ibyo se ararikira nibyo namwe mushaka gukora. Uwo yahereye kera kose ari umwicanyi, kandi ntiyahagaze mu by'ukuri, kuko ukuri kutari muri we. Navuga ibinyoma, aravuga iby'ubwe, kuko ari umunyabinyoma, kandi ni se w'ibinyoma. Ariko jyewe, kuko mbabwira iby'ukuri, ntimunyizera. Ninde muri mwe unshinja icyaha? Ko mvuga ukuri, ni iki gituma mutanyizera? Uw'Imana yumva amagambo y'Imana, mwebwe igituma mutumva, ni uko mutari ab'Imana. Abayuda baramusubiza bati, ntitwavuze neza yuko uri Umusamariya, kandi ko ufite dayimoni? Yesu arabasubiza ati, simfite dayimoni, ahubwo nubaha Data, ariko mwe muransuzugura. Icyakora jye sinishakira icyubahiro, nyamara hariho ugishaka, kandi niwe uca imanza. Ni ukuri ndababwira yuko umuntu niyumva ijambo ryanjye atazapfa iteka ryose. Abayuda baramusubiza bati, noneho tumenye ko ufite dayimoni. Aburahamu yarapfuye, n'abahanuzi nuko, nawe ukavuga ngo umuntu niyumvira ijambo ryawe ntazapfa iteka ryose? Mbese uruta sogokuruza Aburahamu wapfuye n'abahanuzi bapfuye? Wibwira kuri nde? Yesu arabasubiza ati, niba niha icyubahiro, icyo cyubahiro ni icy'ubusa. Umpa icyubahiro ni Data, uwo muvuga ngo ni Imana yanyu, nyamara ntimumuzi, ariko jye ndamuzi.
kandi navuga yuko ntamuzi naba ndi umunyabinyoma nkamwe, ariko ndamuzi kandi nitondera ijambo rye. Aburahamu sekuruza wanyu yifuje cyane kureba umunsi wanjye, kandi awubonye aranezerwa. Abayuda baramubwira bati, ko utaramara imyaka 50 Aburahamu wamubonye uti? Yesu arababwira ati, ni ukuri ndababwira yuko Aburahamu ataravuka ndiho. Nuko batora amabuye yo kumutera, ariko Yesu arihisha asohoka mu rusengero. Dusenge. Uwiteka Mwami Imana, tugushimiye yuko waduhaye amahirwe yo kugira ngo tuze kumva ijambo ryawe, kandi tugushimiye yuko Mwami waduhaye ijambo ryawe kugira ngo tumenye ukuri, kandi ukuri kuba turi imitima yacu. Turakwinginga kugira ngo ubwo tugiye kwiga ijambo ryawe ufungure imitima yacu kugira ngo tubashe kuryumva, turisobanukirwe, dusobanukirwe ukuri kwaryo, dusobanukirwe Kristo n'umurimo wamuzanye. Mwami, ibyo ngibyo bihindure imitima yacu kandi bitubature by'ukuri. Tukweretse umuntu ugiye kudufasha kumva ijambo ryawe, umwigisha Mwami washimye yuko atwigisha uyu munsi. Reka ubane nawe, ubane n'uwo bari bufatanye Mwami amusemurira, kandi muri byose ari umwigisha, ndetse natwe turaba twiga, twese dusangire ibyiza waduteguriye mu ijambo ryawe uyu munsi. Urakoze yuko wumvise gusenga kwacu, ni mu izina rya Yesu Kristo tubisenze tubyizeye, amen. Mwaramutse. Good morning. Haleluya. Abantu benshi tugira amahitamo menshi. Many people, we really have many Uyu munsi choices. tugiye kuvuga ku mahitamo adasanzwe. Today we are going to talk about the incredible choice. Hari igihe umuntu ahitamo neza undi agahitamo nabi. One person might choose wrongly and the other one the right way. Amwe mu mahitamo mabi, One of the bad or the wrong choices ashobora kuba mabi cyane. Uyu munsi turavuga ku mahitamo mabi kurusha ayandi. Today we are going to be talking about the worst choice. Ni uburyo wahitamo gupfira mu byaha. It is choosing to die in sins. Uko wabaho ubuzima bwawe ukaba uri guhitamo gupfira mu byaha. Irrespective of the way you live your life, you're choosing to die in your sins. Muri make ndabamvuga ko kutizera Yesu ari uguhitamo gupfira mu byaha. In other words, I will be saying that not believing in Jesus Christ is choosing to die in your sins. Yohana yandika urwandiko yari agamije kutubwira cyangwa se kubwira abamwumva n'abazasoma urwandiko ko Yesu uyu nguyu waje mu isi ari we Kristo wari warasezeranye. The purpose of John to write this book was to tell the audience that Jesus is the one who was to come and die for the people. Wari warasezeranijwe. He was the promised one. Kandi ngo niba mwizera gutyo, And in them believing in him like that, bahabwa ubugingo muri we. might have eternal life. Uyu munsi aho inkuru ya Yohana cyangwa se aho inkuru y'ubu butumwa igeze, The sin where we are now in the message of John, Abayuda, the Jews, abakuru b'idini ndetse na rubanda, the elders and the crowds, bageze ahantu navuga ngo mu cyongereza ngo the rubber hits the road, aho rukomeye. they are really in a critical stage. N'ahantu ibyo babwiye byose kuri Kristo bisa nkaho babyanze, atangiye cyangwa se agiye kubaciraho iteka. It is a point where they rejected everything they were told about Christ, and he's now about to judge them. Nta kintu na hamwe ababwira mu by'ukuri ahangaha wavuga ko ari cyiza kiryoshye. There's nothing really here he tells them which is really sweet for them. Ubwo rero amahitamo turi kuvuga ni amahitamo akomeye. So the choice that we are talking about is really a very critical choice. Ntabwo ari nk'uko wahisemo imyenda wambaye mu gitondo, It's not like the way you chose the clothes that you put on cyangwa uko today, umugore ahitamo imisatsi ashyira ku mutwe, or the hairstyle that a lady might put on her head. ntabwo ari ayo mahitamo. It's not that choice. Nayo hari abajya bayarwanira murabizi.
hari abajya barwana iyo ntambara. You know that there are also those who have that fight of. Uyu munsi ni uguhitamo urupfu n'ubugingo. Today it's choosing about death and life. Imana itugirire neza. May God do good to us. Mbese wari uzi ko hari ingaruka mu by'ukuri zo kutizera Yesu? Did you know that there are consequences of not believing in Jesus? Ingaruka zo kutumvira amagambo ya Yesu. Did you know that there are consequences of not obeying the words of Jesus? Ingaruka zo kutamenya ko Yesu Kristo ari Imana. The consequences of not knowing that Jesus Christ is God. Cyangwa kubimenya ukabihakana. Or knowing it and rejecting it. Izo ngaruka zose zingana no guhitamo gupfira mu byaha. All those consequences are equal to choosing to die in your sins. Ndasenga ngo Imana idufashe muri aya masaha n'iminota dufite tubivuge neza kandi twitonze. I'm praying that in this time that we are having that is limited, to talk about that in that limited time. Kuko ni amagambo atoroshye na busa. Because they are very difficult words. Icya mbere ni uko kutizera Yesu cyangwa se uburyo bigaragara kutizera Yesu ahangaha ni kutizera ko Yesu ari Mesiya. The first thing here we see is that not believing that Jesus is the Messiah. Ikindi ni ukutizera ijambo rye ngo rikukure mu bubata. Not believing in his word for it to set you free. Ikindi ni ukutizera ko Yesu ari Imana. And not believing that Jesus is God. Reka kubera ko amagambo ari menshi kandi tukaza kuyavugaho ari ndavuga imirongo ari myinshi. Because the verses are very many. Ndajya nsubiramo bukeya rwose ntabwo ndajya nsubiramo cyane amagambo hari aho ntari bujye nsoma ariko inkuru yo ni inkuru wakomeza gusoma. Some of them I will be paraphrasing them. I won't read the whole passage. Reka dore ku cyambere ko kutizera ko Yesu ari we Mesiya ari uguhitamo gupfira mu byaha. Not believing that Jesus is the Messiah is to choose dying in your sins. Guhitamo gupfira mu byaha. It's choosing to die in your sins. Ku murongo wadusomeye 21 Yesu yongera kubabwira ati ndagenda kandi muzanshaka nyamara mu cyongereza muze gukurikira ntabwo turaza gusubiramo. So the English speakers will be following in their Bibles, verse 21. Yes, nuko yongera kubabwira ati ndagenda kandi muzanshaka nyamara muzapfana ibyaha byanyu. Mu cyongereza bari kuvuga ngo muzapfira mu byaha byanyu. Aho njya ntimubasha kujyayo. Abayuda barabazanye bati mbese aziyahura. Kuko avuze ati aho njya ntimubasha kujyayo. Arababwira ati mwebwe mukomoka hasi ngiye nkomoka hejuru mwebwe muri abisi ariko gihe sindi uw'isi. Nicyo gitumye mbabwira yuko muzapfana ibyaha byanyu kuko nimutizera ko ndiwe muzapfana ibyaha byanyu. Baramubaza bati urinde? Arabasubiza ati nduwo nababwiye bwa mbere mfite byinshi byo kubavugaho mbacira urubanza ariko wantumye n'ukuri nanjye ibyo namwumvanye nibyo mbabwira cyangwa se nibyo mbwira abari mu isi ariko bo ntibamenye ko ababwiye ibyase. Nuko Yesu arababwira ati ubwo muzamanika umwana w'umuntu nibwo muzamenya ko ndiwe kandi ko ari ntacyo nkora ku bwanjye ahubwo yuko uko data yanyigishije ariko mvuga kandi uwantumye kuri mwe ntiyansize yenyine kuko nkora ibyo ashima. Ahangaha abayuda ntabwo bizera. Here the Jews do not believe. Ntabwo bizera ko Yesu ari we. They don't believe that Jesus is he. Kuvuga ngo Yesu ni we bivuze iki? Saying that Jesus is he. Ntabwo bizera ko Yesu ari wa wundi wavuye ku Mana. What does it mean? They don't believe that Jesus is the one who came from God. Ntabwo bizera ko ari umwe wari warahanuwe n'abahanuzi imyaka myinshi. They don't believe that he is the one who was prophesied by many prophets. Ntabwo bizera ko ari umwe Imana yohereje ngo aze gucungura amahanga yose. They don't believe that he is the one whom God sent to save all the nations. Yesu amaze igihe abwiriza. Jesus has been
preaching, amaze igihe akora has ibitangaza. been making a couple of miracles. Aha inkuru igeze hasigaye amezi make atageze kuri 6 akajya ku musaraba. And where we are now in the story, there are few months to the cross. Nta numwe muri bo utamuzi. None of them doesn't know him. Nta numwe muri bo utarumvise. None of them has not heard. Yesu yamaze kubaha ibihamya byose by'uwo ari we. Jesus has given them all the evidences of who he is. Muri Yohana igice cya 5:40 yarababwiye ngo ntimushaka kuza hondi ngo mwakire ubuzima. In John chapter 5 verse 40, he says, you do not want to come where I am for you to receive life. Ubundi niko bigenda. That's actually the obvious way. Umuntu iyo yumvise ubutumwa bwiza arabishaka, ashaka kuza kuri Kristo kugira ngo amukize. Whoever hears the gospel desires to come to Christ so that he can save him. Aba rero bo bumva ubutumwa bwiza ntibashake kuza kuri Kristo. Contrary to this, they hear the gospel but they don't want to come to Christ for them to be saved by him as well. Gupfira mu byaha ni ingaruka zo gutandukana n'Imana. Dying in your sins are the consequences of being separated by God. Ndagira ngo mwibuke ko mu by'ukuri ubutumwa bwiza ni impano idasanzwe Imana yahaye abantu. I want you to be reminded that the gospel is a great gift that God gives to people. Mu Baroma igice cya mbere ijambo ry'Imana rigaragaza neza yuko n'abatarumvise ubutumwa bwiza bose baciriweho iteka kandi mu kuri. It says that even those who didn't hear the gospel are condemned, and they are condemned rightly. None niba abatarumvise n'ubutumwa bwiza baciriweho iteka nibatizera bizagenda bite kubabwumvise bakanga kubwizera? How will this happen if those who didn't hear the gospel will be condemned? How much more is it going to happen to those who heard it? Bizagenda gute kubiyumviye Yesu kuri iriya misozi y'i Galileya, kuri iriya misozi yo muri Palestina, ahubwo bagahitamo kumutera amabuye cyangwa se kumujyana ku musaraba? What will happen to the people in Galilee or Palestine who had Jesus Christ himself and chose to stone him instead? Imana itugirire neza. May God do good to us. Yesu ati muzanshaka mwe kumbona. Jesus said, you will find me but you will seek me but not find me. Ibyo yabivuze no mu gice cya 7:34 arababwira ngo muzanshaka mwe kumbona. He said this in chapter 7 verse 34 where he said, you will seek me and you will not find me at all. Abayuda bagize ngo aziyahura. The Jews thought maybe he was just going to kill himself. Aka kantu banashaka kutakumva. Impamvu bavuze ngo aziyahura nuko abayuda bizeraga ko iyo umuntu yiyahuye ngo adapfa urupfu rusanzwe, atajya ahantu hasanzwe, ngo ajya ikuzimu agasanga basekuruza, ariko ngo ntasanga we ntabwo ajya mu gituza cya Aburahamu, ahubwo ngo hari ahantu afungirwa kure iwe ku ruhande rwe, ahantu atazigera abona n'abandi bantu iteka ryose. Niyo mpamvu bavuze ngo aziyahurwa ngubwo. This was maybe to some people they don't understand this, saying that maybe he will kill himself, because the Jews believe that when someone kills himself, he doesn't die a normal death or go in the normal place where the dead go, but he goes in some other area different from the bosom of Abraham. Nge numva hari n'ababivuga abanyarwanda nabo barabyizera ngo umuntu yiyahuye ngo ntabwo ashaka kubona ubugingo bw'iteka. Umuntu wiyahuye ngo se yabona ijuru gute? Even some Rwandans believe where they say that there's some churches that can't bury someone who committed suicide. Where is that written in the Bible? Babisomye ko ibyaha birutana ko icyo kwiyahura cyo tari icyaha gisanzwe ko ibyo babivanye. Where did they read in the scriptures that sins are actually different? None se uwishe umuntu? What about the one who killed someone? Uwishe benshi? What about someone who killed wakoze genocide? What about someone who committed the genocide? Imana ibasange. May God. Yesu ari kuburira abantu
Jesus is warning people kandi mu by'ukuri atanyuze ku ruhande. and not just passing aside. Ari kubabwira ati muzapfa mutababariwe, muzapfira mu byaha, muzarimbuka. He's warning them that they are going to die in their sins. They will die unforgiven. Mu yandi magambo ari kubabwira ati navuye kuri data. In other words, he's saying, I came from the Father kandi dore ndasubira kuri data. and I'm going back to the Father. Ariko avuze ko azagenda ntibongere kumubona, bisa nkaho kandi si ubwa mbere bivuze, ariko bisa nkaho bihora bibera bishya. But when he says, you will see me no more, it's like something strange, something new to them. Ari kubabwira ngo muzarimbuka. He's actually saying to them, you will perish. Ndagira ngo icyo kintu mucyumve neza. Ikintu Yesu ari kubabwira ahubwo bo bari kucyumva amacuri. I want you to understand this clearly. They're actually turning upside down what he's telling them. Nibo bazajya ikuzimu mwirimbukiro aho bazarira bagahikinyira amenyo. They will actually go to Ibyo hell. batekereza kuri we ahubwo nibo bizabaho. They will actually go to hell where they will perish and where they will be gnashing and crying. Kurimbuka ni iki? What is perishing actually? Ni ukujya aho batazigera bagirana ubusabane n'Imana na busa. It is going in a place where they will have no communion with God at all. Ikibabaje abantu batumva ni uko gutandukana n'Imana by'iteka ryose nibwo kurimbuka, niyo hell. What's sad in this is that this separation that is eternal is actually the hell. Nta byiringiro. No hope. Aba bantu ngo bazashaka gukizwa, bazashaka Imana ariko badashobora kuyibona. These people want to be saved. They want God but nowhere to be found. Aho niho ngo bazaririra bagahikinyira amenyo iteka ryose. That's where they will be crying at the gnashing of teeth forever. Muribuka aho Yesaya yigeze avuga ngo ni mu mwambaza akiri bugufi, ni mu mushake akiri bugufi akiboneka. You remember in Isaiah when he says, cry to him when he's still near. Uyu Yesu yavuye ku Mana. This Jesus came from the Bona Father. hasi He's hano not, mu isi. he's not from below. For them, Batekereza ko iby'ubuzima bwabo ariko nawe bimeze, ko ubwo ngubwo niba batekereza urupfu gutyo ko ariko nawe bimeze, ariko sibyo. they think that it is similar, his life is similar to them. If they think death in their context, it's the same with him as well. Bari guhitamo gupfira mu byaha. They're actually choosing to die in their sins. Kutizera Yesu niko bimera. Not believing in Jesus is like that. Nukwirengagiza amahitamo meza ugafata amahitamo mabi. It's actually ignoring the right choice and making the wrong choice. Ntabwo nzi ukuntu nabisobanura, ariko hano dufitemo ingo nyinshi n'abasiribateri benshi. I don't know how I can explain this, but here we have many families and some singles right here. Dufite n'ubukwe bwa Nicole kuwa gatandatu. We also have a wedding of Nicole next Saturday, as they Ariko mentioned. mutekereze kamfate nk'urugero rw'umukobwa But let me uhitamo umusore. an example of a lady choosing Ibyo abafarisayo bari gukora aha ngaha what the Pharisees are doing right here. ni nk'umukobwa waba ushaka wenda yifite muri we ko adashaka kwizihanganira ubukene mu rugo rwe. It's like the lady who does not want to bear poverty in Akumva her ko home, ibyishimo by'urugo rwe biri kuzaba bafite amafaranga menshi, Thinking- batunze byinshi. thinking that the happiness of her home will be in the wealth. Maze akanga umusore w'umukene. And eventually, he rejects a poor guy. Umusore w'umukene wamukundaga cyane, A poor guy who was really loving him so much, wamwerekaga urukundo witeguye kumupfira was loving her to the extent of dying for mu her bukene bwe, ariko witeguye kumupfira. in his poverty, but ready to die for her. Hari abari kuvuga ati mu bukene ubundi se ko aba yarapfuye. Some are saying like, indeed, a poor man is like already dead. Nguko uko isi itekereza. That's the way how the world thinks. Akareba undi musore ufite ibintu byose, She also sees a different guy who has everything, utamukunda, who never loves her, bigaragara ko amugira igikoresho, just
sees her as a material, bigaragara ko azamuca inyuma kandi unamuca inyuma no muri fiancé yawo, who will not be fidel to her. abandi bati wa mukobwa we uyu musore bigaragara ko urugo mutazarwubaka. Then people advise her, you ready? It's clear that cyangwa se n'umugabo ufite n'abandi bagore, that this marriage won't really last, or umukobwa maybe a akinangira man who has many wives. agahitamo ko azashakana n'uwo, But the lady insists on choosing that very person. nta mugore n'umwe nari numva ushimishwa no gucirwa inyuma. I've never heard ahari yashyira any hejuru lady nkamumenya, who was happy with the infidelity of their husband, akishimira ko umugabo we amusangira n'abandi, of her being a co-partaker with other wives. akavuga ati rwose ngiye mujye muza nta kibazo rwose, imitungo n'ibyo dufite nzajya mbisangira n'abandi ariko mbeho mu bukire. And she says, it's okay, I'm okay with sharing you and with other wives. gutaha nkubita nijoro ntacyo bintwaye ariko nkaba nyize, You coming late at night, beating me, I'm okay with that. ariko nkaba mfite ubukire. But having wealth, icyo nzi ni uko ibyishimo bene uwo mukobwa ashaka atazabigeraho. what I know is that the joy, the happiness that this lady wants won't ari really be gucukura achieved. urwobo rwo kuziyahura yishwe n'agahinda. She's actually digging a hole for her to commit suicide in because of depletion. nyamara ibyo ari guhitamo ari kubona bishashagira. But what she's choosing looks blurring. ibyishimo ntabwo ari byo azabona ikinyuranyo cyabyo. She won't receive happiness. She's indeed going to receive the contrary. abafarisayo niko bari bameze nabo, bafite mesiya bubatse mu mitwe yabo bashaka, uwo mesiya niwe bashaka, uyu nguyu ntabwo rwose yujuje ibyo ngibyo. The same with the Pharisees. They have their own Messiah they built in their own minds. They don't want this one. bahitamo kumwanga, They chose to reject him. bashaka mesiya uzaza akirukana abaroma. They need the Messiah who will come and throw the Romans. kandi inshuti zanjye rwose amahitamo benshi nk'aya ngaya tuyafata buri munsi, tuyakora buri munsi. And my friends, I know Buri that munsi. we always make the same yesu choices yumvikana every day. kenshi mu matwi yacu, ariko ni kangahe twizera ibyo avuga n'uwo ari we. Jesus is heard often in our ears, but how many times do we believe in what he abo says? turi bo, ibyo dutunze, inzozi zacu, ubwenge bwacu, ibyo ngibyo dushaka kubigundira. What we are, what we own, our ambitions, we always want to uphold on it. ntabwo byaba mu by'ukuri ari ntabwo waba uri guhitamo gupfira mu byaha. You are actually choosing to die in your sins. Imana itugirire neza, May God do good to us. kuko benshi bumva ko bakeneye umucunguzi. Because many perceive that they need a savior. umucunguzi ariko uzabajyana mu ijuru ry'Imana, ariko utazigera ubabwira kureka ibyaha. A savior who will take them to heaven, the heaven of God, but who will never tell them to get rid of their sins. abayuda n'uwo mesiya bakeneye nabo bumva ari uwo bashaka. The Jews also want that kind of Messiah, uzabatsinda intambara zose, the one who will win all their battles. uwo nguwo rwose abanyarwanda mw'iyi minsi turamukeneye, twumva intambara hirya kuko yaje. That's the kind of Messiah that we Rwanans need at the moment. ifaranga riboneke hose mu gihugu. For the money to be muribuka ko uyu nguyu yigeze available. abwira nunze ngo ajye kubura ifi babonemo umusoro. Remember uyu him mesiya turamukeneye. telling them to fish and get a tax. igihugu kikaba igihangange hose, The country being the great, akagendera hejuru y'inyanja, izo nzira za gari ya moshi zinyura hejuru y'inyanja. him walking on water. We need mwibaze those uyu muntu ari laneways. umwami wanyu. Imagine this kind of person being the king. umuntu ufata imabuye agahinduramo imigati, ibintu nk'ibyo ngibyo. munyumvire,
tukaba ari twebwe tugize pamu ku isi yose tugenda tugaburira abandi bantu mwashonje, kohereza wa mwami wacu akagenda akaba this one who is able to turn stones into food, maybe we can be part of palm. ubwo ntushyizemo ko isi niba yuzuye ari ibye. We don't put in the fact that the whole world and all that is in it belong to him as well. uwo ni uwa hano mu isi. That one is of this world. ntabwo ari uwo Bibiliya itanga. He's not the one given by the Bible. icyo ngusaba cyangwa se ndi kukubaza uyu munsi ni ukwibaza ngo utekereza Mesiya nkande. What I ask you today is that who do you think of the Messiah is? Birashoboka ko utaranamwizera. It's possible that you've not believed in him. cyangwa ukaba warizeye Mesiya ariko utari Mesiya wa Bibiliya. Or you have believed in the Messiah but not the Messiah of the Bible. ku buryo uhora buri gihe umutima wawe utari hamwe. The extent that your heart is not ntabwo uruhukiye muri uwo Mesiya wawe. You're not taking a rest in your Messiah. Imana igusure kugira ngo utaburi guhitamo ubuzima bwawe gupfira mu byaha. May God visit us so that you're not choosing to die. ubundi buryo bwo guhitamo gupfira mu byaha ni ukutizera ijambo rya Kristo, ni uguhitamo kutizera ijambo rya Kristo. Another way of choosing to die in your sins is to choose not believing in the word of Christ. kubera yuko ni ugupfira mu bubata bw'icyaha. Because it's choosing to die in the bondage to sin. aya ni amagambo tubona ku murongo wa 31 kugera kuri 51. 30 kugera kuri 51, sorry. We see this in verse 30 to verse 51. ahangaha Yesu Yohana abanza kutubwira ngo hari benshi ngo bamwizeye. nuko Yesu ku 31 abwira abangabo bamwizeye ngo nimuguma muri jye amagambo nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba bigishwa banjye nyakuri, namwe muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzaba batura. Baramusubiza bati ko turi urubyaro rwa Aburahamu akaba ari ntabwo twigeze na hato tubimbata z'umuntu wari wese, none uvuga iki ngo tuzabaturwa? Yesu arabasubiza ati ni ukuri ndababwira yuko umuntu wese ukora ibyaha aba ari imbata y'ibyaha. Imbata niba mu rugo iteka, ahubwo mwene nyirarwo cyangwa se umwana wa nyir'urugo niwe uba mu rugo iteka ryose, niwe urugumamo. nuko umwana n'ababatura muzaba mubatuwe by'ukuri. umwana nimumwizera akabatura. nzi yuko muri abuzukuru ba Aburahamu ariko murashaka kunyica kuko ijambo ryanjye ridafite umwanya muri mwe. Jyeweho ibyo nabonanye data nibyo mvuga, kandi namwe nuko ibyo mwumvanye so nibyo mukora. Baramusubiza bati Aburahamu niwe data. Yesu arababwira ati iyo muba abana ba Aburahamu koko muba mukora nk'uko Aburahamu yakoraga, ariko none dore murashaka kunyica kandi ndi umuntu ubabwiye iby'ukuri, ibyo numvise ku Mana. nyamara Aburahamu we ntiyigeze akora ibyo, ntiyigeze akora atyo. ibyo mukora ni nk'ibya so. Baramubwira bati ntituri ibibyarwa, ahubwo dufite data umwe niwe Mana. Yesu arababwira ati iyaba Imana yari so muba munkunze, kuko naje nkomotse ku Mana, sinaje ku bwanjye ahubwo niyo yantumye. Niki gituma mutumva imvugo yanjye? nuko mutabasha kumva ijambo ryanjye. mukomoka kuri so Satani, kandi ibyo so ararikira nibyo namwe murarikira gukora. uwo yahereye kuva kera ari umwicanyi kandi ntiyahagaze mu by'ukuri, kuko ukuri kutari muri we. navuge ibinyoma aravuga ibye ubwe, kuko ari umunyabinyoma kandi ni se w'ibinyoma. ariko jyewe kuko mbabwira iby'ukuri ntimunyizera. ninde muri mwe unshinja icyaha ko mvuga ukuri? niki gituma mutanyizera? uw'Imana yavuga amagambo y'Imana, mwebwe igituma mutumva nuko mutari ab'Imana. Abayuda baramusubiza bati nitwavuze yuko uri umusamariya kandi ko ufite dayimoni. Yesu arabasubiza ati sifite dayimoni, ahubwo nubaha data ariko mwe muransuzugura. icyakora sinishakira icyubahiro, nyamara hari ugishaka kandi niwe uca imanza. ni ukuri ndababwira yuko umuntu niyumva ijambo ryanjye atazapfa iteka ryose.
Yesu ashimwe. Praise Jesus. Aya magambo audience isa nk'ihindutse. This was really, it's like the audience is changing. Ku murongo wa 30 batubwiye ngo hari abantu bamwizeye. On verse 30, they tell us that the people who believed in him. Ikibazo bizeye bate? The question is, how are they believing? Bizeye ukuri? Are they believing the truth? Bizeye by'ukuri? Are they truly believing? Ahangaha audience ni ba bantu no basa nkaho batangiye kwigira abanyedini, batangiye kumukurikira bati turi mu gikundi cyawe rwose. These people are actually, the people who are like the religious ones who are saying, we are actually following you. Aba banyedini hari ibintu bibaranga. Icyambere bazi Aburahamu cyane. Murongo wa 39 ndetse bumva ngo ari abana b'Aburahamu. These religious kind of people, they think of themselves as the sons of Abraham on verse 39. Icya kabiri bavuze ko ngo bafite se witwa Imana. 41. Verse 41, they say they have God as their father. Ikindi bumva ngo badafite dayimoni kuko bo bumva ari ubwoko bw'isezerano. Abasamariya nibo baciwe kandi we ngo afite dayimoni. They say that they don't have demons because they are a chosen people. Maybe the Samaritans are the ones who could be having demons. Yesu ababwira ikintu gikomeye gihinyuza umuntu wese witwa ko ari umwizera. Jesus tells them a very strong thing that really contradicts what they were saying and which is hard for anyone who could say is a believer. Umuntu wese ushaka kumwizera, uvuga ko amwizera, akeneye kwigenzura. Whoever says he believes in him needs to evaluate himself. Igipimo ni kimwe. And the standard is one. Kwizera ijambo rya Kristo akarigumamo. Believing in the word of Christ and abiding in it. Ijambo ry'Imana niryo rivuga ukuri. The word of God is the only one that speaks the truth. Ijambo rya Kristo niho Imana igaragarira mu kuri kose. The word of Christ is where God is revealed in his truth. Uwizera uguma mu ijambo rya Kristo niwe mwigishwa nyakuri. Whoever believes and whoever abides in the word of Christ is the true disciple. Bivuze ko hari abigishwa badashyitse barangwa no kutaguma mu ijambo rya Kristo. Meaning that there are false disciples who do not abide in the word of Christ. Abangaba nibo ubona hepfo. Mu kiganiro urugendo babona kuko birangira ku 59 turaza kubiranga bafasha mu ngo amutere. Kuri 30 bari bavuze ngo baramwizera. This is what you're going to see in the succeeding verses, like on verse 59, they're the ones who pick up stones to stone him. Abayuda bamwizeye niba ari kubwira. Remember, these are the Jews who believed in him. Babanyedini bavuze ngo twebwe uko tukumvise reka tugukurikire. Remember, these are the religious people who said, because we've heard you, let's follow you. Umuntu uguma mu ijambo rya Kristo niwe mwigishwa, niwe umenya ukuri. Anyone who abides in the word of Christ is the only disciple and niwe umenya ukuri. He is the one who knows the truth. Ukuri niko kuzaba batura, niko kubatura. The truth shall set you free. Kuvana abantu ku ngoyi y'icyaha muri gereza y'icyaha kububata bw'icyaha. It actually sets free people from the prison of sin. Kuba imbata z'icyaha suku girwa umucakara runaka. Being a slave to sin, it's not being made any sort of slave. Uyu munsi uvuze iby'ubucakara wagira ngo usubije Afrika mu kinyejana cya 16 na 17. Today when you talk about slavery, it's like you're taking Africans in the 17th century. Abayuda bumvaga batarigeze baba mu bubata ubwo aribwo bwose nubwo abaroma bamereye nabi. Jews thought of themselves not having been in any kind of slavery, even though the Romans are hard on them. Yesu abisobanura neza aravuga ati umunyabyaha wese aba ari imbata y'icyaha. Jesus explains this clearly, that every sinner is a slave to sin. Utazi ukuri wese ntabasha kuva mu bubata bw'icyaha. Whoever that does not know the truth can't get rid of
the ntabwo slavery to sin. afite imbaraga, ntabwo afite ukuri ko guca ingoyi z'icyaha zimuboshye ngo abashe kugenda afite umudendezo. Doesn't have the power to break the chains that are on him to live under freedom. Izo mbaraga ni ijambo ry'ukuri, ni ijambo ry'ubutumwa bwiza, This power is the word of truth. It's the word of the ni gospel. ijambo ry'umucyo, It's the word of light. ni ijambo rya Kristo, It's the word of Christ. ni ijambo rivana umuntu mu mwijima nk'uko twabibonye ubushize rikamujyana mu mucyo w'itangaza. It's actually the word that takes someone from total darkness to the marvelous light. Haleluya. Abana ba Aburahamu ni abizera, ni ababatuwe by'ukuri. The sons of Abraham are actually the believers, those who were truly set free. Aba bayuda bari kwibeshya bameze nk'ibibyarirano. These Jews are actually wrong. They are wrong on their side because they are like children of sexual immorality. Kubera ko Pawulo abisobanura neza mu Baroma ngo abizera nibo bana ba Aburahamu by'ukuri. Because Paul explains this, that believers are the actual sons of Abraham. Aba ngaba bakora nk'ibya se Satani. These ones act like their father, the devil. Kutizera ijambo ry'Imana niko bimera, ni ugukora nka Satani. Not believing the word of God is acting like the devil. Uko niko aba ngaba nabo bameze. The same way to these. Ibyo bintu birakomeye. This is very hard. Muri abaso Satani. You belong to your father, the devil. Ibyo bintu bimeze nka bya bindi byo mu Befeso kuvuga ngo mwari mupfuye, ngo utizera wese abapfuye ari mu byaha. This is like what is written in Ephesians, that you were dead. Whoever does not believe is actually dead. Ariko ijambo ry'Imana ni ukuri. But the word of God is true. Afurika iri mu nkubiri ya liberation yo kwigenga. Africa is now in the revolution of Ngo liberation, iz'abakoloni zose zicike. so that all the colonial trends can be cut off. Ariko ikibabaje ni uko umuntu ashobora kwibohora izo ngoyi zose ariko umutima ugakomeza kuba uboshye. The worst case of it is that someone can get rid of all those chains, but when his or her Ukagira umudendezo wa politiki, having the political freedom igihugu cyawe utari mu buhunzi, in your nation, not a refugee, nk'uko nka Amerika ari urugero imeze. like it is in America. Afite umudendezo wose. They have all the freedom, Ariko biroroshye ko uba umucakara w'ubusambanyi, but it is easy for you to be a slave to ingo zisenyuka buri munsi, homes that are being broken every day, umuryango, sosiyete yose yangiritse, whole society being distorted, ibitsina bihindagurika buri munsi, the gender being changed every day, kwiheba kukazamuka, and depression rising. imibare y'abiyica buri munsi biyahuye ikaba myinshi. Suicide cases rising every day. Uko niko isi igira, uko nibwo bubata bw'icyaha. That's actually the slavery to sin. Ahantu hose himuwe ijambo ry'Imana himika Satani. Wherever the word of God has been thrown away, Satan is actually enthroned. Abantu bajya bibeshya ko harimo hagati hashoboka. People might lie themselves that they might be neutral. Baturumva njye naba secular. I can say I can on one side be secular. Njye ntabwo ndi religious. I don't want to be that kind religious. Ariko nanone sinjye umubwira none ubwira umwana wa Satani yavuga ati nta soni. But when you tell them, now you're a son of the devil. Ati nta soni, njye sindi religious ariko numva ndi umuntu mwiza. You're like, how comes? I'm not religious, but I'm really a good person. Nshuti zanjye, My friends, ubukristo, ubwigishwa, kuba umwigishwa wa Kristo ni ukwizera ijambo rya Kristo ijana ku ijana. Christianity, being a disciple of Jesus Christ, is believing in the word of Christ
igihugu 100%. cyacu cyuzuye nk'abantu benshi bavuga ko ari abakristo. Our country is full of people, many people who say they are Christians. benshi Many. muri za Rwanda Revenue hariya hose hariya mujye mubona imisoro yanyerejwe hariya hose ni abakristo. In Rwanda Revenue and in some places where you see taxes being embezzled, most of them are Christians. na bamwe barya imfubyi na bamwe bagira gute na bamwe barya amabati bose ni abakristo. Those who steal that which belong to the orphans, they are also Christians. na jenoside twayigize dufite 94% by'abakristo. Even the genocide happened when we were still when we were having 97% Christians. bene abo nibo Yesu ari kubwira. Those very kind of people. havuga ngo iyo mumenye ukuri kwari kuba kwaraba batuye niba munyizeye by'ukuri ubuzima bwanyu ko butari kubatuka murabeshya. That had you known the truth would have set you free. Imana itugirire neza. May God do good to us. kandi nicyo nsenga mu by'ukuri nsaba kugira ngo Imana idufashe ngo mu bukristo bwacu niba waramenye ukuri koko ni gute turi kuba umucyo umurikira amahanga umurikira abandi. And this is my prayer for everyone. If you're really a believer in Christ, in our Christianity, how are we really becoming the kandi bihera mu light? buzima bwawe by'umwihariko. And this starts in your life personally. iyo akazi kabuze bigenda bite? What happens when you don't have a job? iyo umwana arwaye bigenda bite? What happens when your child is sick? iyo ibiryo bibaye bike amafaranga abaye make ndavuga iyo amagara aterewe hejuru bigenda bite? What happens when food is limited? akenshi ntabwo Yesu uba wumva yasama amagara yawe ujya kuyasama. Sometimes you don't want to depend on Christ to hold your life. You want to hold it for yourself. mbese ni Yesu uza mbere? Is it Christ who comes first? muri za shuwa zawe zikomeye cyane In your greatest choices, nk'izihe? like wowe tuzabana ntabwo kenshi ujya kubaza mwene ata muri Kristo ujya kubaza uncle cyangwa auntie uti uyu muntu murabona byakunda? choosing the spouse. You don't ask a believer, a fellow sister or a brother in Christ. You ask the uncle, is this person? ujya kubaza wa muntu uvuga uti ariko se koko uzi abantu b'iwacu ni iki urumva umuntu z'umuco nyine bimeze bite ahangaha ko ngizaho noneho bikomeye ngizaho bikomeye rwose ngiye guhita hari umuntu waje kumpropoza cyangwa se hari undi gutekereza ubu noneho birakomeye ibintu byitwa Imana ntibyakora wamfasha. You go to the person whom you think will help, ask him, maybe who knows your culture and all that. You're like, the things of God here can't really work. guhitamo kutizera ijambo ry'Imana no guhitamo urupfu. Choosing not to believe in the word of God is to choose death. no guhitamo kuzapfira mu bubata bw'ibyaha. It is choosing to die in the slavery waba to ukomoka sin. kuri pasiteri, Whether you're born by a pastor, waba so ari bishop cyangwa se yari papa, or whether your dad was a bishop or pope, mugiye kumbwira ngo ntibabyara. you're like, they don't produce kids. ntabwo babanza kubaka ubushobozi bwo kubyara. hari aho baba baranyuze rimwe na rimwe biba bitameze neza. They actually pass through some phases that confirm they have that capacity. icyo nshatse kuvuga ntabwo ubukristo buturuka aho hose ngo ngewe papa na Aburahamu ngo cyangwa ngo papa ni Imana. ni Imana. Christianity doesn't come from such statements like my dad is Abraham or my dad is God. icyanyuma ni ukutizera ko Yesu ari Imana. icyo kiroroshye kuko twakivuzeho. The last point is believing that Jesus is God. ntabwo aya magambo nyasoma. igikomeye cyane ku murongo wa 58 arababwira ngo mbere yuko Aburahamu abaho ataravuka I am ndiho. I'm not going to read all the words, but verse 58 it says, truly, truly I say, before Abraham was, I am. Iryo ni izina ry'Imana Imana yahishuriye Mose mu kuva igice cya 3 murongo wa 14. That's the name of God, where God revealed himself to Moses in chapter 3, verse 34, where he says,
ndiho. I am. Icyo Yesu ari kubabwira aha ngaha ari kubabwira ati ndi Imana. What Jesus is telling them is that he's telling them that I am God. Ndi Imana. I am God. Kandi barabyumvise. And they heard it. Iryo jambo rikoresheje nta muyuda cyane cyane abangaba basomye nta muyuda utarizi ko bivuga ko ari Imana. When you use this word for the Jews, it's pretty clear to them. Every Jew knows it's God. It means God. Niyo mpamvu igikurikira ku murongo wa 59 ntabwo ari ukumubaza ngo ushatse kuvuga iki. That's what follows on verse 59. It's not asking him, what do you mean? Nuko batora amabuye yo kumutera. So they picked up stones to throw at him. Ntabwo bikubise hasi bubamye. They didn't bow. They didn't fall down. Ubundi umuyuda ubonye Imana mu mateka yo mu isezerano rya kera yahitaga yikubita hasi yubamye. In the Old Testament context, every Jew who would see God would fall down and bow. Yesaya igihe yabonaga Imana mu rusengero yahise yikubita hasi ati mbonye ishyano ariyamira ati ubu noneho cyangwa se murabazi n'abandi kuko umuntu wese ubonye Imana ngo bumvaga agomba gupfa. You remember Isaiah, when Isaiah saw God, when he was in the temple, the reaction, what happened? Kubera iki Yesu agomba kuba Imana? Why should Jesus be God? Nuko nta mucunguzi n'umwe waboneka mu isi niba atari Imana yonyine ije kwicungurira abantu. Because there is no other savior in this world unless it is God, him coming to save. Niyo mpamvu Imana yohereje umwana wayo. Imana nyamana iraza kugira ngo izihinduke umuntu ibashe gucungura abantu. That's why God sent his son, the only true God, came and dwelt among people so that he might save. Ntabwo bumvaga ko uyu Mesiya ari Imana yonyine iziyizira ubwayo. They didn't comprehend that the Messiah will be the God himself coming. Bumvaga ari undi muntu figa runaka uzavuka kuri bantu ba Dawidi akaza akaba ari ubikora. Ntabwo bumvaga ari Imana. They thought it would be an extraordinary person who might be from Abraham, but they didn't conceive that it would be God himself. Ntibyari gushoboka. It wouldn't be possible. Niyo mpamvu ari ingenzi kwizera ko Yesu ari Imana. That's why it is important for us to believe that Jesus is God. Niba atari Imana nta mukiza dufite. If he's not God, we don't have a savior. Ninde watwikorera ibyaha nawe afite ibye? Who can bear our sins if he himself has his own sins? Ninde watugira ku musaraba kandi nawe agomba kujya ku musaraba agomba kubambwa? Who can go on the cross for us if he himself also deserves to go there? Yesu ni Imana. Jesus is God. Nibyo mpamvu muri we honyine agakiza ariho kabonekera. That's why in him alone is salvation found. Muzumva abahamya ba Yehova n'abandi bameze nkabo. We hear many of the Jehovah's Witnesses and all the other people alike bavuga ati Yesu ni umwana w'Imana ariko ntabwo ari Imana. Saying that Jesus is the son of God but he's not God. Ntabwo bishoboka kumenya ukuri niba nyirako atari we nyine uri aha ngaha. It is impossible to know the truth unless by the owner of it. Bene abo nta gakiza babona. Those kind of people can't find salvation kuko nta mukiza ushoboka muri uwo nguwo. Because a savior isn't possible in that one. Iyo myizerere yuko Yesu atari Imana ntabwo itanga gakiza. That belief that Jesus is not God can't give salvation. Yaba urugero rwo gukurikira, can be a good example to follow. Ariko nukuvuga nutamukurikira 100% ngo koko ukiranuka 100% kuko imirimo yawe uziyikorera ibyaha byawe. But if you don't follow him 100%, then you will carry your own sins. Kandi turabizi ko nta wishoboye. Yet we know that it isn't possible. Yesu araduhamiriza ngo ese turahitamo kumwizera cyangwa turahitamo gupfira mu byaha. Jesus affirms that are we really choosing to believe in him or we are choosing to die? Urahitamo ko ijambo ry'Imana ari ryo kuri cyangwa urahitamo yuko ibyawe ari byo kuri? Are you really choosing that the word of God is true or your own way of thinking is urahitamo ko ijambo ry'Imana rijya mu buzima bwawe niba waramwizeye koko rigahindura ubuzima bwawe rigacagagura imigozi yose y'ubuzima bwawe ukabaho uri umwizigishwa koko ufite umudendezo mu Mana?
Are you really choosing to let the word of God come in your life and break all the strings that are in your life and make you really a disciple who is obedient to the word of God? cyangwa urahitamo kutizera ijambo ry'Imana ube urimo gucukura imva yawe? Or you're choosing not believing in the word of God and then digging a hole for yourself. Nta handi habaho, nta bundi buryo. There is no other way. Utizera Yesu wese He who does not believe in Jesus aciriweho iteka. is condemned. Yohana 3:18, John 3:18. uwizera Yesu ntazacirwaho iteka, ngo ariko utamwizera amaze kuricirwaho kuko atizeye umwana w'intama w'ikinege wase mwana w'Imana. He who believes is not condemned, but he who does not believe is condemned already because he does not believe in the only Son of God. Uyu munsi ni umunsi mwiza, ariko ni umunsi w'amahitamo akomeye, kuko ibyo umenye, nahisemo kubivuga muri ubwo buryo buri negative kugira ngo byumve neza ko ni uguhitamo gupfira mu byaha. Today is a great day. It's a day of making a choice. Today I chose putting it in the negative way so that you do not choose in dying in your sins. Dusenge. Let's pray. Data, turagushima cyane kubwa Kristo wadutangiye ku musaraba. Turagushima kubw'ineza ye, turagushima kubw'urukundo rwe, turagushima ko yatubereye igitambo kidasanzwe, igitambo twari dukeneye nk'abantu kugira ngo mwami nitumwizera duhabwe ubugingo muri we. Ndakwinginze kugira ngo he kuba n'umwe muri aba ngaba banyumva, muri aba ngaba bicaye aha cyangwa se bari kumva online cyangwa bazumva iri jambo ikindi gihe cyose cyose, mwami bashobora kwisanga muri iki gice cyo guhitamo nabi, cyo guhitamo kurimbuka kandi baraburiwe. Mwami, reka buri wese mwami ahitemo uko bikwiye, ahitemo neza, ahitemo ubugingo aho guhitamo urupfu, ahitemo kwizera ko Yesu uyu nguyu waje agapfira ku musaraba mwami ariwe Mesiya, ariwe mukiza wenyine w'abari mu isi, ko ijambo rye ari ryo jambo ry'ukuri kandi kuryizeye abohoka byose. Ntabwo ari ibyo ari byo byose abantu bagiye batekereza byo kubohora abantu, ni ijambo rya Kristo. Uyu nguyu ni Imana, kuko mu bumana bwe niho yagiye ku musaraba ari Imana adafite icyaha, kugira ngo umwizera wese ashobore kumubera justifier, ashobore kumubera umutsindishiriza mwami, kuko we nta cyaha yari afite. Turagushimiye ko amatwi yacu yumva, turagushimiye ko nta muntu n'umwe udafite amatwi yumva uri kunyumva mwami. Reka udusukire ubuntu bwawe kugira ngo buri wese amatwi, ibyo yumvishije amatwi ubimanure mu mutima, byemeze umutima gukora igikwiye mwami, kuko uri Imana nziza. Haleluya. Ubabarire buri wese mwami umwizera, umwigishwa wawe utagaragwaho n'imbuto zo guhinduka nyakuri, utari mu rugendo, udashaka ko ijambo ryawe rikomeza kugenda ryinjira mwami mu byumba by'ubuzima bwe kugira ngo rimubohore by'ukuri mwami. Tugirire neza mwami, hataboneka n'umwe wibeshya ko ari mu nzira kandi ari mu gihogere kimujyana kurimbuka. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.